nigeze kumva indirimbo hano ivugamo igiswahili ngo bado show yarangiye uyireba kandi urashyizeho n'umuntu yarangiye nkireba nicaye ntuje ntamburuca umva nkubwira hari ibyishimo abantu bagira kubera ko barangije umwaka bari mu gitaramo yego n'umuhanzi nubwo wenda hatarimo abahanzi benshi ngo habemo competition nubwo ntavuga ngo nta munezero wahabaye umunezero wahabaye abafana bishimye icyo wabaha cyose abafana ntabana beza ariko nkubwire tujye tuvugisha ukuri nubwo hanga bakandika ngo irungura besha yes baririmbye nakubwiye ngo hari indirimbo z'amarangamutima The Ben yakozeho aririmba nibutsa n'abantu ati urungano ninde wibuka indirimbo yagendaga bivuga urayibuka abi bese yadukumbushe kwa Rema yari yaje yavuye Uganda yahageze so ari iki gitaramo babwiza ukuri nanarije ibitaramo urabizi banza usubize Rema yari yahageze sande yigeza kuvugiramo Gatsinde Nyabugogo komeza urumva twanarije ibitaramo bitandukanye ni ukuri kw'Imana nkubwire hari igitaramo na ese nkumbura igitaramo cyo muri auditorium kimwe cyakubise icyo koze nyine ukumbura navuze ngo iyare nizo kuba icyo gihe iki gitaramo ni ukuri ko abantu bari baciteze siko cyagenze waba wishimiye yes hari abantu igitaramo kireba muri angere zose Godfrey ureba uko umuhanzi agenda uko yaje uko yinjiye indirimbo yaririmbye ukareba mu bafana ukareba igitaramo ntago ari cya kindi twavugaga ujya munsi ntago ari cyo cyane mu mitwe y'abanyarwanda nabikubwira kandi icyadishe byo reka nkubwire ikintu cyane bitobeye bwa mbere nge nabonye niriya playback agose iriya yoyo sinyibabaye ko The Ben ashobora kugenda akaririmba byibuze Godfrey indirimbo zibiri yiyaminiye ntago yazikubita gato ntabwo afite capacity yo kuririmba uburyo mvuga oya yewe igitaramo cyarangiye uracyafite uruhande tuganire ndabaza ni ukuvuga ngo Ben yaririmbye yakoresheje AI out kari gushinjwa The Ben kaje gati hari ukuntu bagabanyagamo ibyuma ukabona kumva ijwi rye ariko byose byari playback sawa nyine Godfrey igitaramo cyarangiye tuganire cyangwa muracyari ku ruhande so reka komeza Irunga urumva n'abantu bari kuvuga ngo ndabesha ni ukuri kw'Imana Bruce Melody sikuri yamuzi nako abantu bari bamwiteze yaririmbaga nk'uwikandagira bro cyokoze we hari ahantu haturirimba akapera wumva ijwi kabisa uriya mwana ararenze ni nkaho yatunofeshaga ni nkaho yavuga ati naje nyine kambumvisemo gake subira akongera akifata ntiyapafominze azi uko abantu bari bamwiteze yewe igitaramo numva bagabanyiriza moment ndi kureba ndi kuzireba neza hano cyangwa ndi kwibeshya sande reka dukomeze twumve Irunga ni wavuze ngo hano self jazz uranyumva Irunga ko umusese Irunga ari kubivanga mukomeze mu nta kibazo ndakumva ibintu wabikurikiye kandi hari igihe umuntu uko sukuri ni ukuri kwanjye uko nabibonye komeza reka twumve self jazz ari mu bantu bakurikiranye bino bintu one by one twagiye ngewe uryo nakurikiranye bino bintu rero mu gutangira kwa Bruce Melody first of all hari hameze nkaho hari ikibazo cy'amajwi yego abantu baririmbaga wumvaga batari kujyana n'abantu bari guplayinga ariko yego ikigaragara Bruce Melody mu gutangira nawe yari ameze nk'umuntu wasaraye ako yagerageje kwivanayo no kuri icyo kibazo cyo kuba batajyanishaga n'amajwi yagerageje kukumaintaninga ku buryo ajyana n'abo bantu kuko yaririmbanaga n'abandi bantu akaza kubafasha kugira abajyane muri ritme abantu baririmbiragamo cyangwa bacurangiragamo ubwo rero nimba Melody nako Ben nimba yamaze kubibona before ahitamo gukoresha playback aho ngaho simbizi urabona ibintu bijyanye n'ibitaramo nk'ibi ngibi iyo hajemo ikintu cyitwa competition ntabwo uba ugomba gukora ikosa mu kintu kimwe cyangwa ikindi mu kuririmba playback kuva ku ndirimbo ya mbere ukageza ku ya nyuma aho ngaho niho abantu bose baba bagomba kuvanaho amanota The Ben niko yabigenje
niko njye nabonye yabigenje. Mbere yuko tujya kuri performance ya Ben tugume ku ya Melody. Yego, Melody yakitinze ate, yakiriwe ate kuri stage? Ko irunga avuga ko Melody hano nta kintu, I mean Melody yakiriwe nk'umuntu wakiriwe muri korale Tungane. Ntabwo ikigaragara n'abantu uko njye nabibonye. Melody cya mbere yari afite expectation yuko ari bafite abafana benshi kuko bari banahari pe. Icya kabiri we yari ameze nk'umuntu ushobora kuba yari yasare wenda mu joro rya nimba wenda yarasare ari kwitegura simbizi. So yari afite energy nyinshi ariko ijwi rigasa nkaho ryamutenguhaga. Akora bizi umuntu ari kuri stage buri kuririmba ugenda nyine ujya muri mood cyangwa ukajya mu mujyo w'ibintu urimo ako kanya, kubera ko hari uza ushobora kuza ufite panique nubwo wenda aba n'abahanzi bakuru ako panique ntago yabura. N'abahanzi bakuru cyangwa legend ibyo bintu bajya babivuga. Ariko ugeze kuri stage ako gapanike ukabasha kugakontorora ukagerageza kujya mu nzira ikwiye. Yego bro, ahangaho amanota yose ubu yafite. So none ikindi cya gatatu, Melody yaje nk'umutumirwa. Kuza uri nk'umutumirwa hari ibyo ugomba kuza ufite nk'intwaro cyangwa ikintu ugomba gukoresha mu gutsinda, akatubyite bato nubwo wenda byagaragara nk'atari bato. Abahanzi yari yateguye cyangwa abo yazanye mu kumufasha nyine muri iyo performance ye bagerageje kubikora neza. Abo Ben yazanye kubera cya kibazo cya playback still byagaragara ko harimo amakosa. Hari nabo babona ukabona afite n'isoni pe. So ni ibyo ngibyo navugaga magambo make. Ariko sorry Godfather, sari nkubaze mbaza warebaga igihe Bruce Melody performingaga aza kuri stage. Yego, ubundi ari abaririmbyi ari abakinnyi umupira buriya abafana baramataringa kubera bagutera courage cyangwa bakagutera confidence nyine ukaba niba hari n'akantu. Ariko warebye uyu Bruce Melody agera hara mu kibuga wabonaga abafana ari nk'ibisanzwe ukagira ngo siwe ufite barafana bangana kuri. Nase ijwi urabihuza gute no kwakirwa n'abafana? Abafana ko bamwakiriye neza, sinzi abantu uri kugendera n'abafana. Abafana bamwakiriye neza kuko yari afitemo abafana n'undi afitemo abandi bafana. So bivuze ngo abafana bamwakiriye bati uragira ngo bari kurwana se cyangwa gatubita amabombe? No, bamwakiriye nkuko abandi bakiraga The Ben. Ariko nta kintu gishya nabonye. Ntabwo uganiriye neza iyo tubivuga. Hari ukuntu umuhanzi abafana baza bagasara The Ben ukuntu yaje kuri stage no ukuntu Bruce Melody yaje biratandukanye wanje. Biratandukanye. Babakiye bose hamwe barabataka kimwe ariko ntabwo bakiriwe kimwe kuri stage. Mu kubataka aho ngo naho ntabwo kubyumvikanaho. Guha akagero uretse gisa cy'inganzo. Kinganzo sinzi ibintu yatwambaye ariko yashuhije jewe uko nabibonye. Yego, stage kabisa mu bintu bijyanye byo kuvuga ngo guperforminga mu gutangira pe The Ben bari bamuteguriye. Ntabwo ibyo byanze, bari bamuteguriye n'uburyo bamupresence handi n'abahererekanyaga amagambo umvaga badashaka kurekera kuvuga. Uburyo bari bamuteguye mu kwinjira bari bamuteguye nka nyiri gitaramo pe. Ba MC bazanyemo ibintu bimeze nko gufana. Nko gufana bari bamuteguye nko gufana Ben uburyo mani uzko babanje kuzamuza abantu amatoroshi iya telefone. Godfather ndi wari watumiye abaturage banarize igitaramo mani. Uyu mwana w'umukobwa avuyeyo. None se ndi wari watumiye bari kuvuga ngo ba MC ngo ndi watumiye igitaramo. Ntago turi kumwima credit y'iburi ari bato. Bavuze yuko niba ari analyse tuyikorere uretse gatoya. Kora analyse dukorere bahereho basengeye abasani bombi. Wabonye ko The Ben yazanye korari. Duheraho basengeye basoza umwaka. Okay, rero harakantu waruvuzeho ko kaba MC kagarukeho gato. Okay, reka nsobanure point yanjye sibyo. Niba baratubwiye bati tugiye gushira wenda abantu baze baduhereza icyo bafite sibyo, umwe akavuga ati ngendi munyakazi, undi akavuga ati ngendi ndi gisamagwe. Sanse nindi watumiye wait Dona twebwe nk'abantu baje kureba show ntago tureba uwatumiye cyangwa utaratumiye, ntago bitureba. Iki tureba no kumenya umwe ni munyakazi koko undi ni igisamagwe koko. Icyo twebwe dushonje. Noneho ngewe nka MC
ikintu nshinzwe ngewe MC gukora akazi kanje ko gupresenta buri muntu wese byari byiza byari na ngombwa ko Bruce Melody tubimenya ko nawe yakoze amashow muri Amerika ibyo bintu namwe ba MC nabo bakabishyiramo yego kavuga ko yakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye nka ba Shaggy bande nyine nawe tukamwumva ibintu yakoze bya hatari nawe bakamufana nyine nkuko bamwakire kuri stage. You get that point? Ako niba bose bari umwe yagombaga kutwereka ko ari Tiger undi akatwereka ko ari Munyakazi mu gihe bagiye kwakirwa MC ugomba gukora general ibintu bingana 50-50. niba bagiye kwakira Bruce Melody kuri stage kuki bo batababwiye bati ni mucana amatoroshi na Bruce Melody tumwatwakire Munyakazi kuri stage. Ibyo uvuga ndakwemera jewe hari ikintu Godfather wakonye no kutubaza ngese igitaramo twe expectingaga nicyo twabonye igitaramo twache expectingaga ko hari buze kumamo competition hakabamo energy ziteye ubwoba ku bahanzi. No kuvuga ngo aba batipe ukuntu bakoze ibintu byabo ku masosho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ngo umwanya uvuge point yawe. Umbambwire Mike wa mubyeyi we. Ndaguha umwanya yatwitse oya ndavuga. Okay seri okay. Mute Mike ntabwo uko bigenda ku. Ndi kuvuga ngo niba baratubwiye bati umwe ni Gisamagwe undi ni Tiger. Muribuka ko umwe ni Tiger undi ni Munyakazi. Bagapostinga batwereka ko hari ihangana byanze bikunze rihari bakana postinga bakabitwereka umwe agapostinga biriya umwe agatwereka indirimbo za kera undi akatwereka iza kera undi akatwereka amasho yakoze undi nakatwereka amasho yakoze umwe akatwereka ibikombe yabonye undi nakatwereka ibikombe yabonye bivuga ngo niba tugeze mu gihe cy'igitaramo ntago dushinzwe kumenya ko hari umulegend nta nubwo dushinzwe ko umwe afite imyaka mike nta nubwo dushinzwe kumenya ko hari umukuru nta nubwo dushinzwe kumenya ko hari uwakoze ibintu byo kuvuga ngo iki ibintu byo gutaka aba MC bagombaga kubyihorera sibyo twagombaga kumva buri muhanzi wese bamwakiriye niba ari igitangaza cyagera kuri stage abantu bakazamura amatoroshi nabo bagafana ba MC akavuga ati nimwakire igitangaza bagatwika nyine nk'umuje kuri stage. Ako ni gutumbwira ngo umwe yaje bamucanira amatara babanza kumutwikira stage undi yaje nkaho bamwakiriye nkaho like noneho niba ari umushyitsi undi akabari yateguye show ubwo umushyitsi niwe bakagombye kwakira bya hatari kurushana none wateguye igitaramo kubera ko ni umushyitsi. Umva umunyamakuru wewe waca barize wagiye uretse gato ikindi ndajya ntanga umuntu kiza muri big screen niwe twubahane kugira ngo buri muntu atange point ye yumvikane twakiye kwa no kuvuga ngo niba tuvuze okay Godfather ikindi ni wirengagize ko hano twebwe hari abo twabikurikiraniye kuri internet urumva hari ababikurikiranye live bro turi abantu babiri batandukanye abakurikiranye ibintu live ntago bameze nk'abakurikiranye ibintu kuri social media hari ibyo bano batatwereka twebwe tubona twebwe tutabona sibyo so rero nitwinjira aho ngaho tubanze dushyiremo umwanya twebwe twanariza uko twabibonye kuri social media abandi nabo baduhe uko babibonye kuri stage kugira ngo tubashe kugendana kubera ko MC Liliose ashobora kuvuga ati ngiye mvuyeyo nabonye ibi ngibi nkamuhakanye kubera ko nge sinabibonye kubera ko siho narindi ngiye nabibonye kuri televiziyo yanjye sibyo Godfather so turi abantu babiri batandukanye urumva abangaba bashyira ibintu kuri YouTube n'ababibonye live ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bihabanye hari ibyo beditinga hari n'ibyo bateditinga setu nicyo nashakaga kuvuga tu. Okay Liliose ahita urangiza hanyuma noneho dufate undi muntu hejuru twumve nk'umuntu okay ngewe nsoza rero niba dufashe umwanzuro ubundi buriya iki umunyamakuru agomba kuba MC agomba kuba ameze nk'umunyamakuru iyo umunyamakuru ari kuvuga ikintu nta ruhande agomba kubogamira MC niba wagiye kwemusinga show kandi iyi show ikaba yaragaragaje muri post yaragaragaje ko aba bantu byanze bikunze harimo ihangana witwereka uruhande uhagarayeho kuko nutwereka uruhande uhagazeho twebwe biraza kudutera confusion nk'abafana bari hanze bari kureba iyo show uri kumva kandi ikindi nimbona MC ari kugaragaza umuntu wa mbere nyine umuntu bari kutubwira ngo tumanike amatara ibiki byanze bikunze nubwo yaririmba ibintu bidahuye twebwe tuzamufana kubera ko MC yatweretse ko ari we cyane. Do you remember? Jora bibwira muhira. Yari sign yo kwereka abafana
umuntu bagomba gutora uri kumva ni ukuvuga ngo bigeze hano niba mvuze ngo kanaka ngo yakoze ibi ngo muzamura amatoroshi exactly bamaze kutwerekwa uruhande bahagazeho natwe nitwo tugomba kujya kuko nibo ba MC bacu nitwe bayoboye sibyo ariko umuntu niba nanone nijya kuri sayidi ya Deo unavuga umwe yateguye igitaramo uretse umuntu wavuze ngo bazamubagira please gato reka nsoze nta kibazo I'm done in 1 minute niba nanone noneho ndeka ngaruke kuri ya point ya Deo avuga ngo muragira ngo umuntu ateguye igitaramo ngo bamwakire nk'umushyitsi bro umuntu w'umushyitsi niwe akagombye kwakirwa ahubwo cyane bakanamwereka ko bamwishimiye cyane kuko ari umushyitsi undi we n'umusangwa ni mutamwakira ndandenze uvuze se kakava hehe no okay rero niba ihangana ko kantu kihangana dindira nanjye ndi kuguhereza point ebyiri zigaragaza ibyo bintu ukuntu byakagombye kugenda niba koko uri kuri side yo kuvuga ngo umuntu n'umushyitsi ngo bagombaga kumwakira ngo n'umushyitsi ngo bamwakirwa nk'umuntu wateguye igitaramo yes umushyitsi niwe twakagombye kwakira cyane ni nawe ba MC bavuze bati bakagombye kuvuga bati dufite umushyitsi Bruce Melody n'ubwamberaje muri iki gitaramo ni mu mwakire ako the owner please ongera umuvugire muri mwe ongera umuvugire muri mwe gusa urumva njyewe nka MC umushyitsi wacu ngomba kumuhereza iki amashanyarazi bro nkamvuga ni yaje n'ubwamberaje muri The New Year Groove n'ubwamberaje ni mu mwakire mumuhe welcome kubera ko ari umushyitsi undi we w'umusangwa of course biraza kwikora nahaguruka akaririmba turamwakira kubera ko ari we the owner w'igitaramo ariko niba ari ihangana njyewe MC nta hantu ngomba guhagarara nta side ngomba guhagararaho ivuga ngo ngomba gufana nguriya ngomba gufana uriya ngo ngaragaze ngo ni mucana amatara ngo nitumwakire ngo yarakoze ngo yavutse itariki n'ibyo nago bitureba bro we need to know the side y'abantu buri wese tukaza kwifatira umwanzuro nk'abafana ariko nuduhitiramo nk'abafana urabudukoresheje amakosa wa muntu watweretse ko ari ufite amashanyarazi menshi niwe turi buyahe nanakora mistake ntituri bibone kubera ko wamaze already kuduhereza sign igaragaza ko ari urenze thank you ahangaha iyo ni point yawe irarangiye next Sande wakomeje kuvuga cyane vayo hano reka twumvishe point umuntu atanga fact yayitanze umukobwa aransinze ndakakaye jambere umukobwa yarabimenye Godfrey oui ngiye kuvuga muri rusange iki nicyo gitaramo abanyarwanda bari bategereje umuntu bita Coach Gaël nyuma yo gufata ifoto ngo ariko turashora tugahomba ese kuri kumbugiramo kandi ubibuza abantu man uretse gato yaje umusaza Coach Gaël urumva afashe video ahita ashira hari yaravuga ngo ariko turashora tugahomba umva ikintu bita kubaga bivuze ngo akadomo bombo klati twagiye okay urakoze cyane nakora kanyunguye umusa iki gitaramo abahanzi uko ari babiri tuyitwemerana nko batandukanye mu mico no mu myifatire dukuyemo ubufana abajyama babiri baratandukanye mu mico no mu myifatire ariko bose umwe yabatayiga umwe yaba Munyakazi n'abahanga ngiye kuguhanariza igitaramo ntagiye ku ruhande Riyoze yabivuze neza nubwo hari ntamiranyijwe nawe The Ben aje kuri stage yakoze ibintu bidasanzwe ariko asanga audience yamaze kujya muri mood ya Munyakazi sawa nyine muretse gatoya ndikwanariza igitaramo gukura audience muri mood ya Munyakazi waje yambaye kuriya washyizemo ziriya ndirimbo agahita azamura umukobwa wacu bagahita bashyiramo indi ndirimbo bakayisorezaho kandi urabizi ko muri audience ntabwo nk'ibi tuvuga abanalize ntibayikora baba bareba ibiri direct The Ben yaje afite akazi kenshi ariko ikintu namukundiye yaje yabiteguye bro
kandi ntabwo yari azi ko Munyakazi azakora ibyo yakoze uyu munsi. The Ben azana kuri stage abantu tutakekaga ko azi n'amazina yabo. Ibyo wabibonye. urugero Yabavuze. basubiremo mani ruvana utanga fact zifatika. Mubandi Wabonye umuvandimwe we yarari kuri stage. inde Warasize simvuga amazina. no can you fucking speak the name hano turi mubwira umani. Yazanyemo umusani umusanzwe muri hip hop. Nge ntabwo nkunda umuntu ushyira kuri YouTube, sibyo? Ninde ibintu biri byari live dore rero ikintu cyapfa n'abantu ibintu byari live aya masaha urajya mubwira twagiye vuga amazina nimba mani vuga ibintu byabere hara kuri stage Yazanye abana bagiye ashaka kuvuga Green P katumufashe mu uretse gatoya Green P mureke ndabizi. Abana bagiye kuri mwababonye kuri stage uretse gatoya. Godfrey izo ni za strategies za The Ben zo gushakuriza abantu ariko The Ben muramuzi dukomeze izo muheze zikirura nicyo ntashakaga rero nicyo ntashaka kuvuga amazina y'abantu. ndabizi izo ni strategy The Ben we The Ben ikintu ni umumanipulator azi kumanipira abantu azi nicyo ntashakaga kuvuga amazina y'abantu. that is by the way nk'ibi ngibi nk'ubwo bugor ry'aba yakoze kujya kuzana abana b'abantu hara kuri stage kuza ngo bigende bite bimanze umbwire message irimo kujya gufata abantu kubazana kuri stage uretse kubacuruza nukwibuka umusani we wacha ubumanipulator bura mutipe ndabuzi wasana n'amafaranga 500 yabahaye urukunyumva komeza ndamuzi ura mutipe niyo mpamvu mbabwira ngo amarira ya The Ben ni ubucuruzi ni kubikubwira ngiye ntabwo ngiye afata side ariko ibyo bintu byo kujya ureka kumaze Sunday mbwira ubutumwa buri kujya gufata abantu ukabajya ukabazana uretse nuko yibuka yacuranze indirimbo za kera. Mbwira korabo ye uretse gato mbwira korabo ye na se wabo bana kugira ngo abazane bazamuzana amakorabo bro. Ndikukubaza mbwira korabo ye afitanye na se wabo bana byatumye yenda yaramufanaga we wacha tugende ibi ngibi nibyo bijya bindakaza si nkundi ryarya mu buzima ura mutipe afite ukuntu ashaka kumanipira abantu agashaka gufata abantu nk'ibigoryi strategy yo kuririra buze worajya kuzana kugira ngo kuri amaranga mutima uzana abana bagiye kuri stage uranyemera rangiza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo mu bintu bituma ibyo byo gushaka kumanipira abantu nibyo nanze kurira abona kurira bitakirya uri kujya kuzana abana bagiye ngo bigende bite komeza ariko sha none se manipira sorry ndikubikuza kuko ngiye ibi bintu narimbuze ngo manipulation irenze ya Kinyusi ni manipulation Kinyusi yakoresheje madanda guha ijambo rya hara hejuru ndi kuvugana na Sandri hejuru ngaho banza madamu ndumva ari gushyuha yarangiza point zawe rangiza point yawe Godfrey igitaramo cyagenze neza Abanyarwanda ikamba mu maso y'Abanyarwanda ni niwe wegukanye ikamba buretse kumitisha mu mbaze nkubwira ko igitaramo cyagenze yego abahanzi bose ba performance neza buri muntu wese yakoze ibintu byiza niba babonye backstage abanyamakuru ni Sande ntabwo bavindimwe ntibafite ijwi rimwe ntibaririmba bimwe fata ninde warushije undi ibyo kumbwira ngo bose baririmbye neza sibyo nibikuru kumbwira ninde waririmbye ninde warushije undi bro ibyo bikora abantu bakora ku gihe nibo nabonye batishimira iby'Abanyarwanda bose bakunda ngenda kubwira abantu bose uko bakoze buretse gato The Ben Kinyusi yamukubisa akanyafukunda muri bato nkuko byari bimaze imyaka bitegerejwe cyangwa The Ben uyu munsi yamweretse ko ari daddy The Ben yamweretse ko ari daddy. Thank you Fabiola. Okay urakoze nibyo nashakaga ntabwo Sande you are free ntabwo ngira bizi ntabwo njyana amaranga mutima kuri na kuringanisha. Okay all right The Ben yeretse Kinyusi ko nubwo Kinyusi akora performance nziza ariko daddy ni The Ben ushingiye kuki Here we go, do a fact ebyiri zonyine. Ikintu ushingiyeho yego The Ben yazanye kuri stage abantu Abanyarwanda bari baribagiwe. Okay urugero urakoze mbwira ndakumva bro nabivuze yazanye yego abaraperi twabonye kuri stage ntumbaza amazina yabo yazanye abana banyakwigendera nubwo umwe mwabisuzuguye yego yenda yakuza amufana cyangwa bari bafite na projet ataha batarazikora twabonyeho umuvandimwe we byo nukwibuka umuryango umuraperi ukomeye utakivugwa
nukuvuga ngo uretse gato umuhanzi wacu yatuzaniye ebyafayo. Urakoze cyane Sande, ndakumva kandi yakoze ku marangamutima yawe, niyo mpamvu y'ubucuruzi. Urakoze cyane. Soza icyo aho nasoreza igitaramo cyagenze neza. Merci. Urakoze cyane. Next munyumve neza cyane nani ngiye kuvuga. Thank you Fabiola. So tugende hano uraza njewe niba uri umufana, niba wanyuzwe n'ibyo The Ben yakoze ngo inume fact yabyo, niba wanyuze na Bruce Melody nubwo tuzi ko ejo tuzaba twamaze kumenya ukuri. Hambo ijambo ni ryawe. Wabibonye gute, wabikurakuranye gute, byari bimeze gute? Mutapinga screen. Okay, happy new year ya kwanza, mbanze mbaho umwaka mushya bamwe twabonanye muri 2025. Umanuri iyo modoka yego. Mukore kuri go. Ndamuni cyane. Ngewe arabashije se Hambo ko ari umukene. Yigeza kuvugiraho Sande, yigeza kuvugiramo iyubahe imbere y'abantu. Sande ngaho nzamura basi ndumva wowe ukize. Tuzamurana abakene n'abakire tumenyane. Okay. Reka tuvuge icyo turi kuvuga hano. Ntangajwe no kubona umuntu nka Sande wicara ukavuga ngo The Ben ngo yazanye ngo abantu ngo tutari tuzi. Iriya yari bato yari yo guhanga ntago yo kuzana. Nakuzamuye. Nkiraho sheri nkiraho. Urumva? Ntago yari yo kuza kwerekana imiryango yazimye n'ikiriho. Yari yo guhangana kuririmba tukamenya umuhanzi umuntu uzi kuririmba ninde urusha undi. Ibyo bindi waza uri kuvuga byo kuzana santima ntago birimo. Reka nkubwire Ben araririmba nta ubihakana nta nutabizi, ariko reka nkubwire bro, Bruce Melody amukubise inda ikinyafu kunda kinini pe. Urumva? Ko si wose imperuka ari ushinzwe batamu promotinze nkuko we bamu promotinze. Ariko rwose Bruce Melody live yakoze indirimbo yaririmbye none harimba live man undi arimo arakora playback. Oyasi. Muri 2026. Jesus. Warangiza ukavuga ngo ni daddy ngundi ngo ninde what the hell? We ibyo bintu uri kuvuga ngo by'abana ngo banani ngo buriya muhungu wapfuye muraperi. Nkubwiri ibyo witwa Fabie waguye ku bitaro ninjye wamujyanye muri studio gukora indirimbo The Ben. Uko yapfuye yabuze n'ibiryo. Ceceka. Ntuvuga ibyo bintu turabizi, ibyo bintu abahanzi babikoresha kugira biyerekane. Icyo turi kuvuga nicyo arasebanye nawe ari igisebo se Irunga nawe ni igisebo. Uyu ni igisebo. Nicyo guha kwerekana impano, kwerekana abantu. Uretse gato Hambo uretse gato. Irunga mufungura mike we na Sande. Yego. Ntabwo niba nazanye iyi strategy yo gushira umuntu hejuru akaba afite ijambo siko bimeze. Saba kumukurikira umuchallenging. Sande igisebo ni wowe wagisebe wowe ari wowe wamase we ntongere gutuka umuntu umubyeyi hano gakubitwa n'inkuba. Ya Godfather ntago ari byiza man. That's not okay. Ntongere gufata umuntu umubyeyi ngo igisebo ni wowe kapfi. Ya. So twumvikane. Twese twamyutinze. Umbabarire mwo kabyara. Araza kuvuga ibye. Ariko man umwanya we pe. Umuntu urumva Irunga. Niba nta kubahana Sande ntabwo ushobora kuza ngo tuke umuntu umubyeyi. So iyubahe. Watukanye se. Sande nta nubwo wakunda The Ben kundusha. Uyu nguyu uri kuvuga wewe uramuzi. Uzi umubano we na The Ben. Ariko Godfather icyo twavuze urafata umwanya wawe Irunga uzamuke yara hejuru ugira ute umuchallenging uvuga ati byo uvuze ubikwisoka niko gukora deba. Ariko bifata umuntu ube educated idiot nka Sande uvuga ngo umuntu ni igisebo kubera tanze igitekerezo kitamunyuze. Oya sinatukana pe. None se niba Sande avuga ngo umuntu ni wowe wakoze ngo nidusebanye. Hanyuma undi aravuga ati ugafata umuntu w'umubyeyi Sande uyu mubyeyi uramuzi kurya umwita igisibo. Godfather I'm sorry apologize. I'm sorry Hamba. Dukomeze. Okay. Twabirangije. Ndaho mukunge nanjye kamyutinge atange point ye. Jesus. So ibyo bintu nawe wari kuvuga ngo yazanye abana ngo banani ngo bo baraperi kankubwire. Twamaze kumenya manipulation iri mu muziki. Urumva? Ngira nababwira ko nari aya majoro. Nkora indirimbo The Ben akora indirimbo no witwa Fabie ninjye wagiye kumufata. Uzabaza urufu Fabie yapfuye. Indirimbo bakoranye na The Ben. Amafaranga yavuye migeza namutunga. Fabie yishwe n'inzara mu bitaro bya Kibagabaga. Fabie ni uwuhe? Uriya umugabo w'impumyi. Indange
ni nanjye wamutwaye kuri stage muri 2020 mu gitaramo kirangiza umwaka. Rero reka nkubwire Sandi. Okay, ibyo bintu bya Fabien wapfuye urabihuza? Nabihuzaga nuko yavuze ko Fabien ndamuzi, nushaka tuvugana turavugana hamba, ariko respect yuko yavuze ngo yazanye abana ngo banani wapfuye ngo kugira ngo mwerekane ibyo bya Fabien. Reka tubyihoreshe rimba bari. Ntabwo nshaki harabika, ndashaka kugira ngo ibyo bya Fabien The Ben twabonye ashyira kuri kamera akamuzana hano akavuga ko agiye kumufasha inyenyeri y'ikaka. Godifa urabihuza na hambo turabiziranye na hambo mbabarira pe. Yaranapfuye ninjye wamushinguje. Nakwereka ama screenshot yose. Kandi barakoranye indirimbo YouTube yishyura. Wowe ibyo ngibyo ibyo bintu bya Fabien uzanye uyu munsi bitewe n'icyo uyu mugabo azamuye. Nuko uyu yavuze ngo yazanye abana ngo babana ni kujya murape. Mwereke ko hari akantu wari uvuze Godifa, wavuze ngo urabizi neza yuko hari abahanzi bakora ibintu kugira ngo bakure amaranga